bavandimwe, urupfu ruratubabaza cyane cyane iyo ari abantu benshi bapfiriye icyarimwe batararwaye ngo tubarwaze. Tugerageze kurwana ku buzima bwabo nk'uko bigenda iyo umuvandimwe, umubyeyi, inshuti arwaye. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi ho birababaje kurushaho kuko tutashoboye no kubakorera ikiriyo ngo tubashyingure mu cyubahiro uko bikwiye umuntu uvuye muri ubu buzima. Ubusanzwe iyo dupfushije umuntu mu muryango, umubyeyi, umuvandimwe, inshuti, umuturanyi, tugira igihe cyo kumugira ku kiriyo, gutyo imvune n'ububabare by'urupfu bikagenda bigabanuka, tugenda tubyakira. Tugafata igihe tugategura kumusezeraho no kumushingura mu cyubahiro n'urukundo akwiye. Ariko abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bapfuye ari benshi icyarimwe: ababyeyi, abavandimwe, inshuti, abaturanyi, abo twakoranaga ubutumwa n'abandi benshi. Ntitwashoboye kubakorera ikiriyo no kubashyingura uko bikwiye. Ariyo mpamvu dufata umwanya nk'uyu nguyu buri mwaka muri iyi minsi 100 ngo tubibuke, tubasabire ku Mana, tubahe icyubahiro n'urukundo bakwiye. Ariko nubwo urupfu rutubabaza ntabwo twiheba, kuko dufite ukwizera. Dufite ukwizera Kristo Imana yigize umuntu, yemera dupfira ku musaraba kugira ngo aducungure. Yadutsindiye urupfu, atubohora ku ngoyi ya Sekibi. Urupfu rero ntabwo rufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu, kuko umuntu akomeza kubaho na nyuma y'urupfu. Urebye intumbero y'umuntu, y'ubuzima bw'umuntu, uko akura niko arushaho kuba umuhanga, niko arushaho kugira ubunararibonye, niko arushaho kuba umujyanama, agenda arushaho kugira ubuzima bunoze mu rukundo, mu kuba inyangamugayo n'indahemuka, mu bupfura, abagenda yegera Imana. Iyo ntumbere y'ubuzima rero ntishobora kugarukira ku rupfu. Ntishobora kugarukira ku rupfu, ubona ko ari intumbero ikomeza, ahubwo arushaho kugira ubuzima bunoze. Ivanjiri twumvise ababigishwa b'Emawusi bari barasize byose bakurikira Yezu Kristo, bamubonamo umukiro n'amizero, ariko kubera ishyari n'akagambane yitwa azibambye ku musaraba. Bagiraga bati, twebweho twari twizeye ko ari we uzarokora Isirayeli, niwe wari amizero yacu, none tubaye abandi. Ntibashoboye no kumukorera ikiriyo ngo bamushyingure mu cyubahiro uko bikwiye. Bari bihebye, bagenda baganya inzira yose bamwibuka. Ariko Yezu yazutse ari muzima, niko kubiyereka, arabasanga mu nzira, akorana nabo urugendo, abatega amatwi, yumva agahinda kabo, noneho niko gutangira kubaganiriza. Uko yabaganirizaga niko yagiye abarema umutima. Nibyo bavuga bati, mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe yatuganirizaga mu nzira, adusobanurira ibyanditswe bitagatifu. Bavandimwe, tumaze imyaka 32 mu rugendo na Yezu,
Yezu wazutse ntabwo wadutererana. Iyi myaka twakoranye nawe urugendo, araduherekeza aturema umutima kugira ngo twiyubakemo ubudaheranwa. Agenda aturemamo kwizera, adukomeza ngo dukomeze ubuzima twe guheranwa n'agahinda. Wa mubyeyi wakwakiriye uri imfubyi akakurera, ukaba uri umugabo uri inkumi wubatse. Wa muvandimwe wakubaye hafi uri umupfakazi usigaye wigunze, akakurema agatima, akakuremamo kwizera, ukaba ukomeje ubuzima. Wa murezi, wa muvandimwe, abo bose ni Yezu wazutse ubakoresha, ni Yezu wazutse ubavugiramo, bagiye baduherekeza muri uru rugendo. Wa muturanyi wumvise atakwihanganira, guceceka akakurangira, cyangwa akakwereka aho umuvandimwe yaguye ngo umushyingure mu cyubahiro. Yezu niwe ukomeza kuduherekeza nk'ababigishwa b'Imawusi bari mu rugendo bibuka urupfu yapfuye, bihebye, akabaherekeza, akabarema umutima. Igihe noneho Yezu atuye igitambo cy'Ukarisitiya, baramubona byuzuye, noneho amaso yabo arahumuka, babona ko ari we wazutse ari muzima. Bava mu gahinda bajya gukomeza abavandimwe babo. Natwe muri uku kwizera dukomeze abavandimwe baremerewe, tubabe hafi kugira ngo bagire ukwizera muri Kristo. Ijambo ribarema umutima. Kristo wazutse yadutsindiye urupfu, aduhaye ukwizera. Umuntu ntabwo aheranwa n'urupfu, na nyuma y'urupfu ubuzima burakomeza muri Nyagasani. Nibyo Yohani intumwa atubwira, yahishuriwe ko umuntu ataremewe kubaho ngo aburizwemo n'urupfu. Umuntu ataremewe kubaho mu ishavu n'agahinda by'urupfu ngo abe ingwate y'urupfu, ahubwo urupfu ni inzira n'irembo ritwinjiza mu ihirwe ry'ijoro. Yohani yarahishuriwe abona ijuru rishya n'isi nshya. Koko rero ijuru rya mbere n'isi byari byahise. Abona umurwa mutagatifu wa Yeruzalemu nshya yururuka iva mu ijuru ku Mana, yaba ukereye nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Ijwi riranguruye riturutse ku ntebe y'ubwami riravuga riti, dore ingoro y'Imana mu bantu, izabana nabo, bazaba abana bayo, Imana nayo ibane nabo. Izahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwoye kuzongera kubaho ukundi. Ngiyi intumbero y'ubuzima bw'umukristo y'ukwemera, iduha ukwizera ngo n'imbere y'akaga n'agahinda duhura nako muri iyi si, umuntu akomeza kugira ukwizera arangamiye Kristo. Archidiyosezi ya Kigali muri uyu mwaka twizihiza imyaka 50 imaze ishinzwe. Yari imaze imyaka 18, cya kigero cy'umuntu uvuye mu bwana, yabaye umusore, yabaye inkumi, duhura n'aka kaga n'amahano ya Jenoside. Dutangira uru rugendo rw'abigishwa b'Emawusi kugeza uyu munsi Yezu
aduherekeza hamwe n'umuryango w'Abanyarwanda tuva ibuzimu tujya ibuntu. Imbere y'urupfu rero Kristo wazutse niwe shingiro ry'amizero yacu, kuko uku kwizera ntabwo ari inzozi cyangwa se ibyifuzo bidafite shingiro. Dufite ukwizera kuko bishingiye ku rukundo rw'Imana, urukundo rukomeye Imana dukunda kandi ikabishobora byose. Niyo mpamvu tugomba gukomera mu rukundo rwa Kristo. Paulo Mutagatifu agira ati ntakiri ikidutandukanya, ntihakagire ikidutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ibyago se, agahinda se, ibitotezo se, inzara se, ubukene se, imitego se cyangwa inkota, ntihakagire uhemukira ubusa, kuko nta kigomba kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ati simbishidikanya ari n'urupfu rwawe ntirukadutandukanye n'urukundo rwa Kristo, ari ubugingo no gushaka kwibwira kuramira ubugingo rwawe uhemuka, nabyo ntihakagire ikidutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ari abamarayika, ari ibinyabubasha, ari ibyubu, ari n'ibizaza, nta na kimwe kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Bavandimwe rero dukomere ku rukundo rwa Kristo, nirwo ruduha imbaraga zo gutsinda ikibi cyose, gutsinda inabi n'urwango. Abanyamahanga bajya batubaza bati ariko bishoboka bite nyuma y'ibyabaye mushobora kubana mugakorana mukizerana? Izi ni za mbaraga z'urukundo zituma umuntu atsinda inabi akimika urukundo, atsinda urwango agashyira imbere urukundo. Nizo mbaraga zituma dushobora gutsinda akarengane n'amacakubiri, kugira ngo dutegure ejo hazaza. Aya mateka mabi ntazongere kuba ku muryango wunze ubumwe. Ngubu abantu turi kumwe 70% ntabwo bamenye jenoside. Abari mu kigero cy'imyaka 30 nibo bagize 70% by'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo barayumva ntabwo bayimenye. Abakuru rero duharanire kwimika urukundo rwa kivandimwe, kugira ngo twubake umuryango wunze ubumwe n'ubuvandimwe uzira ivangura mu bana b'Imana, kugira ngo Nyagasani akomeze aduherekeze kuko hari urukundo Imana ibihari.